yayo amashyi agashyiramo. If I was a rainbow, I'd show my colors for you. And if I was a songbird, I'd sing my song for you. And if you take the sun and the moon and take away the stars at night, your faithful word will always be my guide. Such a miracle that you give heaven's and all I wanna do is fall more in love with you. This world doesn't own me anymore. One thing if I was a rainbow, I'd show my colors for you. And if I was a songbird, I'd sing my song for you. And if you take the sun and the moon and take away the stars at night, your faithful word will always be my guide. Uri mana, uri umugwaneza, we wahanze ibintu byose biriho ku isi. Ni wowe waremye umuntu umushyira ku isi. Nawe wasumba bose, ushobora byose. Oya nawe wasumba bose, ushobora byose. Icyubahiro ni ibyawe, uri mana urakwiriye. Reka mbivuge, uri umunyembabazi, uri mana urakwiriye. Reka mbivuge, umunyembaraga, umunyampuhwe, umunyabuntu. Tugushime, tugushime. Ntakimbaho kitagenwe nawe, ni wowe ukimbeshejeho. No gupfa kwanjye ni wowe ukuzi, niyo mpamvu ngukorera. Yasanze nta muntu umeze nkawe. Nawe wasumba bose, ushobora byose. Turagupfuka nawe wasumba bose, ushobora
umutima dusenga Imana. Mwami Imana yacu, data wa twese ushobora byose, uwera kandi Imana idukunda, turagushimye ubwoko bwawe, abaja bawe n'abagaragu bawe, tuje kugushengerera no kuguhimbaza, tuje Mwami Nyagasani kurangamira ubwiza bwawe, tuje dufite inyota data buja mwiza kugira ngo tuyimarwe nawe, dufite inzara y'ijambo ryawe data buja mwiza, dukeneye kutugaburira. Mwami mwiza, turaguhamagaye muri iki gitondo cya none. yawe ibinwiriye ku mwana wawe kandi tukwe ko nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri ukaba kutari muri twe ariko nitwakora ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranuka kutwabara ibyaha byacu no kutweza gukiranuka kwacu kose. Bene data bakundwa, mu byacu byerahisha n'ibitwemeza ibyaha byacu tukabyatura kandi biduhana kutaryarya no kutabisha turi imbere y'Imana data twishobora byose, ahubwo tubyatura n'imitima yitonze yoroshye yihana kandi yumvira kugira ngo tuweshe kwebarwa n'imbabazi zawe zitagira akagero. Tuzi ko dukwiye kubyatura iminsi yose twitonze, ariko cyane cyane dukwiye kubyatura tutari gushima ibyiza bikomeye duhaye no guhimbaza nk'uko ukwiriye rwose no kumva ijambo ryawe ryera cyane no kwisaba kugira ngo twite imitima yacu ikena n'iby'imibiri nabyo. Icyo gituma mbinginga mwebwe abaterana mwese ngo mwegera Imana nanjye, aho intebe yayo umuntu guturuka mu ijuru muzanye imitima itanduye n'ijwi ryoroheje tuyature ibyaha byacu twicishije bugufi. Tugeze mu kanya ko kwisuzuma, kwitekerezaho mu byo twavuze, mu byo twakoze, hanyuma twikubita imbere y'Imana tuyisaba imbabazi. Umuntu amare nk'umunota yisuzuma, areba imigenzereze ye imbere y'Imana, areba imikorere imbere y'Imana, hanyuma agira icyo avugira imbere y'Uwiteka. Data wa twese rwose kandi abanyinshi, data wa twese rwose abanyinshi, twajuriye tutabye twifuza, twashuma tunyamira, twaretse dukwiye gukora, dukorera ibikorwa, ndetse muri twe nta buzima rwose bwose. Yesu Kristo umwana wacu, ishobora byose kandi yategetse abahereza bari kugira ubujana bwo kubwira abantu bayo bihamye baba barebera ibyaha byabo bakabikora. Niyo badahirana by'ukuri bose ibyaha byabo bakizera ubutumwa bwayo bwiza batabyarya. Iyo tumye twinginga muri iki gitondo
bitwemeze kwihana by'ukuri ibyaha byacu kandi duhe n'umwuka wayo wera ibyo dukora ubu binezeze kandi ibyo tuzakora mu minsi isigaye tukiriho bibe biboneye byera kandi hanyuma tuzagira umunezero kandi utazashira bisabye ngo Yesu Kristo umwana wacu. nk'uko bikorwa mu ijuru ibyo none ifunguro ritunga bukeye utabare ibyaha byacu nk'uko natwe duhora bitugirira ntudane muri twose icyubahiro ari icyawe uwiteka zose. uyu munsi turi ku isabato ya 14 ikurikira y'itatu ni ku rupapuro rw'103 ibyo waberetse kugira ngo duhabwe ibyo wasezeranije tubisabwa maze umwami Imana yacu muce bugufi badusomere ibyanditswe. Igice tugiye gusoma turagisanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 14 duhereye ku murongo wacyo wa mbere. Umurongo wa mbere wo mu gice cya 14 mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Asa akora ibyiza shimwe n'Uwiteka Imana ye uko yakuyeho ibicaniro by'ibinyamahanga n'ingoro agasenya inkingi z'amabuye bubatse agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Shera bibajwe maze ategeka abayuda gushaka Uwiteka Imana yabo y'abasekuruza no kwitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse kandi akura mu midugudu y'Iyuda yose ingoro n'ibishushanyo by'izahabu by'izuba ubwami buturiza imbere ye kandi yubaka Iyuda imidugudu igoswe n'inkike kuko igihugu cyari gituje kandi muri iyo myaka nta ntambara yarwanye kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Yari yarabwiye abayuda ati nimuze kubaka iyi midugudu tugoteshe inkike z'amabuye n'iminara dushyireho n'inzugi z'amarembo zikomezwa n'ibihindizo. Igihugu kiracyaturiho kuko dushatse Uwiteka Imana yacu turayishatse nayo iduhaye ihumure impande zose nuko bubaka bafite amahoro. Igice cya mbere dusomewe nta kigarukiye mwakire neza ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri tugiye gusoma bagisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyawo cya 14 duhereye ku murongo wa mbere. Bagisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyawo cya 14 duhereye ku murongo wa mbere. Ni impapuro 259 mu bitewe Bibiliya 53 bikaba habonye dusome. Umwana w'intama nawe yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Nuko ngiye kubona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagararanye n'abantu mu musozi. Umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagararanye n'abantu 1000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'imvura ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4
bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore ko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo habonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Igice cya kabiri dusomewe n'aho kigarukiye. Abakristo bene data dufatanyiriza hamwe kwakira ijambo ry'Imana. Taba umushyitsi ari ku musanga mukuru kandi inshuti yacu udukunda nyakubahwa Bishop, muhaguruke musuhuze iteraniro kandi mudufashe kwakira abashyitsi. birumvikana ko aba bari bubatizwe bafite aho bakomoka, ababyeyi babo ku mubiri nabo bakurikizwa. Hanyuma bafite abishingizi n'inshuti umwanya wundi kandi ko batwarwa na kamere iyo badashobora kunezeza Imana, ahubwo bahora bakora ibyaha mu buryo bwinshi. Kandi tuzi yuko umukiza wacu Kristo yavuze ati umuntu utabyawe ubwa kabiri n'amazi n'umwuka atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbiginga gusaba Imana Data twese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kugira ngo ihe aba bantu ibyo batabasha guheshwa na kamere yabo, babatirishwa amazi n'umwuka wera, binjizwe mu itorero ryera rya Kristo kandi babe abantu baryo by'ukuri. tubasabe noneho cyo bugufi kugira ngo tubasengere nk'uko maze kubiturarikira. Dusenge. Mana ishobora byose uhoraho, kubw'imbabazi zawe nyinshi kera winjije Nowa mu rugo rw'inkuge urahorokora n'ibishwa n'amazi, hanyuma ashoreye abantu b'Abisirayeli mu nyanja itukura niyo yasuraga rwose akababera. Kandi umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo wabatizwaga mu ruzi Yorodani yejeje amazi ngo icyitegererezo yo gukuraho ibyaha. Nuko none turakwinginga kuri imbabazi zawe rero ureba imbabazi abantu bawe bose urezemo uburakari bwawe, binjire mu nkuge y'Itorero rya Kristo babone guca burundu ku isi. Nimwumve amagambo y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko wera mu gice cya tumere ku murongo wa 13. Bamuzanira abana bato babakoreho, abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu abibonye ararakara, arababwira ati mureke abana bato bansange, ntimubabuze kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Arabakikira abaha umugisha abarambitseho ibiganza. Mwumve kandi amagambo y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana wera mu gice cya 3 uhereye ku murongo wa 1. Hariho umuntu w'Abafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta muntu ubasha gukora ibimenyetso byo ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramusubiza aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko mubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uba ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ushya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Bakundwa, mwumvise muri ubwo butumwa bombi
amagambo umukiza wacu Kristo yavuze ajya kwabuza n'abana bato acyaha abashaka kubabuza kandi ahugura abantu bose kwiza imico y'abana batigeze gukora ikibi. Mubonye yuko ibyo yakoze byerekanye urukundo yabakundaga kuko yabakikiye akabikaho ibiganza bye akabakundisha. Nuko rero namwe ntimushidikanye ahubwo mwizere rwose yuko yemerana imbabazi aba bana abakiriza amaboko ye abafitiye ibambe kandi ko azabaha umugisha w'ubugingo budashira n'umugabane mu bwami bwe buhoraho. Kubw'ibyo kuko twizeye rwose ko Data twese wo mu ijuru akunda cyane kugirira neza aba bana kuko umwana wayo Yesu Kristo yahamije kandi nk'uko tudashidikanya yuko yemeranye uyu murimo wacu w'urukundo wo kwizanira abana ngo batizwe batakabikwera. Reka nanone dukomeze dusobanura kandi dufatanya gusobanukirwa ubutumwa bwiza twamaze kubwumva. Bene Data, mwumvise muri ubwo butumwa bwiza nanone uko umukiza wacu yavuze yuko umuntu abyawe n'amazi n'umwuka wera atabasha kwiga ubwami bw'Imana. Nuko rero ubona yuko iri sakramento rikwiriye abantu bose bishobotse kandi dusoma mu gice giheruka yuko Kristo agiye kuzamuka ajya mu ijuru yategetse abigishwa be ati mujye mu bihugu byose mwigisha bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka. Ayo magambo nayo atwigisha umumaro mwinshi kubaza kutugirira. Niyo cyatumye Petero wera agitangira kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bari aho bose bakumikwa mu mitima babaza n'izindi ntumwa bati bagabo bene Data tugende dute. Arabasubiza ati mwihane umuntu wese muri mwe abatubwe mu izina rya Yesu Kristo mubone ko bari ibyaha mubone ko bari ibyaha byanyu maze muzahabwe n'umwuka wera kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose bazahamagara n'Imana yacu. Hanyuma akomeza kubahagurutsa andi magambo menshi arabahugura ati mwikize mwitandukanye n'iki gihe biyubagiza. Kandi Petero yahagiye urugendo rwa mbere y'uko batagukiza nanone icyakora si ubwo bukoreshwa bwo kubumira ahubwo n'isezerano ku Mana y'umutima utica urubanza ibatisha kuza kwa Yesu Kristo. Ntimushidikanye rero ahubwo mwizere rwose yuko Kristo yemeranya imbabazi abantu. Mana ishobora byose, Mana ishobora byose hano Data twese mu ijuru turagushimira twicishije bugufi wemeye kuduhamagarira kumenya ubuntu bwawe ngo tubwizere twongere nk'uko kumenya dukomeze nk'uko kwizera iminsi yose kugira ngo abantu ubahe umwuka wawe wera wabyara ubwa kabiri barabona agakiza gahoraho. Tubisabye ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusabe abagiye kubatizwa iri teraniro ribasabiye umwami wacu Yesu Kristo abakire abaha umugisha ababohora ibyaha byanyu abinjize mu bwami bwo mu ijuru kandi abaha umugisha n'ubugingo budashira. Kandi mwumvise mu butumwa bwe bwera kuko yasezeranye kuduha ibyo tumusaba byose kandi ibyo yasezeranije bazabona kubisohoza rwose. Nuko rero nk'uko Kristo yasezeranye atyo namwe mukwiriye gusezerana by'ukuri imbere y'ababishingizi banyu kandi imbere y'iteraniro ryose ko muzimura Satani n'ingeso ze zose mukazakomeza kwizera ijambo ry'Imana ryera mukajya mwitondera amategeko yayo. Rero dukomeza kubaza kuko twiteguye neza wowe uhagaze hano Imana n'iteraniro uyu Satani n'ingeso zose n'ikuzo n'icyubahiro by'isi gusa no kwifuza nayo kose nayo ry'umubiri utazabikurikiza cyangwa ukabibona. Wemeye Imana Data wa twese ushobora byose mu ijuru n'isi na Yesu Kristo umwami wacu umwana w'igihe umwami wacu kandi wemeye ko yabyawe n'Umwami Mariya
kandi iyo udasabye n'umwuka wera yaba ari uko turaje n'ubutegetsi bwawe ku musaraba agapfa agahamba mu bapfuye umunsi wa gatatu akajya mu ijuru wemeye ko uyica bwo w'Imana data ushobora byose kandi ko azavuye ku rwego rw'isi uciye abakuru n'abapfuye urubanza kandi wemeye umwuka wera wemeye ko ari muri akazi k'abakristo bose n'umwuka wera no kubabarira ibyaha no kuzuza k'umubiri n'ubugingo budashira n'itumara gupfa. nawe urashaka kubatizwa wemeye ibyo wemeye ko uzajya wumvira iby'Imana ishaka n'ibitegeka ukabigenderamo iminsi yose uzamara ukiriho. abishingiza abato agiye ku mubiri bakunda cyane abeze n'umwuka wera azabesha ubwami bwo mu ijuru kandi azaba ubugingo budashira. Numvise kandi umwami wacu Yesu Kristo yasezeranije mu kumara ubwera ko ry'umusaba byose. Nuko rero ubwo Kristo yasezeranye atyo abana nabo bakwiriye gusezeranirwa namwe abishingizi babo kugeza aho bazakurira bakisezeranyira ubwabo yuko bazimura Satani ingeso zose bakazakomeza kwizera ijambo ry'Imana bakazikoza amategeko yayo. Rero mu kigo cyawe nk'umwishingizi usezeranye kwigisha uyu mwana kwimura no kwanga Satani ingeso zose n'imbuto y'ubusa no kwifuza ibyayo rwose bari by'umubiri bakazabikurikiza cyangwa bagategekwa nabyo. byose ndabyemeye kandi nsezeranye kuzabikora. Ikiganza cy'uwaturera ndabyemeye kandi nsezeranye kuzabikora. Usezeranye gutoza uyu mwana kwemera Imana Data twese ijuru n'isi na Yesu Kristo umwana w'ikinege umwami wacu kandi ko yabyaye umwami Mariya kandi ko yasabye n'umwuka wera ko yabaye ukoze kandi n'ubutegetsi ko yabakwiye ku musaraba agapfa agahambwa akamurika izuba bapfuye agasohoka ku munsi wa gatatu akajya mu ijuru. Ko yicaye iburyo bw'Imana Data twishura byose kandi ko hazabayo kuperuka y'isi kugira ababe n'abapfuye urubanza kandi uzamutoza kwemera umwuka wera kwemera ko hariho urugero ry'abakristo bose n'ubumwe bw'abera gutwara ibyaha no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira nyuma yo gupfa. byose ndabyemeye kandi nsezeranye kuzabikora. Dusezeranye gutoza uyu mwana gusenga no kumvira ibyo Imana ishaka n'ibitegeka akabigendera n'isi yose azamara akiriho. Uzamutoza kugira amateraniro kugira ngo yige ijambo ry'Imana kugeza ubwo azabura isezerano ry'ubwe kandi uzamutoza gusoma ibyanditswe byera no kumvira Imana. byose ndabyemeye kandi nsezeranye kuzabikora. Namwe n'izina ry'uyu mwana ndashaka ko abatizwa. icyo dushaka gusenga Imana iteraniro ryose igice kibanza murajya musubiza amabina. Mana y'ibambe wemere ko kamere y'Adamu wa kera iri muri aba bana ihambwa kugira ngo kamere y'umuntu mushya izurike muri bo. Abishingizi n'abategeka wemere ko irari ry'umubiri ryose ripfa bagiye kubatizwa. Wemere kubaha bose ubushobozi n'ububasha bwo kunesha Satani n'iby'isi n'ibya kamere. Umuntu wese twebwe muri uyu murimo wacu tuguhaye ngo wemere kugira umutoza ingeso nziza mwiza wo mu ijuru akazabihererwa ingororano mwami Imana ihimbazwa ihoraho kandi itegeka byose iteka ryose. Turakomeza dusenga Imana kandi ishobora byose ihoraho. Turagushimira yuko umwana wawe Yesu Kristo ushobora cyane yakuye amazi n'amaraso mu rubavu rwe
tubone ko bari ibyaha byacu agabijwe n'itegeko rishya tugira mu mahanga yose bakabatiza abantu mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. None turakwinginze wumve iyo abantu bose bateraniye hano tugusabye, maze ubambure aya mazi, ukabambura aya mazi, ukabambura aya mazi, kugira ngo aya mazi abe icyitegererezo cyo koza n'ibyaha, kandi merera aba bana bato n'abakuru bagiye kuyabatizwamo wabuze imbabazi zawe nyinshi, maze bakume mu mubare w'abana bawe bizerwa n'intore. Tubisabye mu Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Turakomeza rero tubatiza. Sabe abishingizi muricara, harajya haza uzanye ugiye kubatizwa. Ni ukuvuga ngo ubatizwa arazana n'abishingizi be, abandi bicaye. Ubwo igihe rero bageze hafi n'ingarawe hafi n'abantu b'abanyeshuri ariho rero yishingize bituma izina. Umwana yitwa Ayana Daniel. Icyo rero Ayana Daniel ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amina. Twakiriye uyu mwana Ayana Daniel iteraniro ry'umukumbi wa Kristo, kandi tumushyizeho n'ikimenyetso cy'umusoro. Gusaba ababyeyi batubwire amazina y'abatisimu uyu mwana. Umwana twamwise Ayana. Iyani ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amina. Twakiriye uyu mwana Iyani iteraniro ry'umukumbi wa Kristo, kandi tumushyizeho n'ikimenyetso cy'umusaraba. Twakira ababyeyi b'umwana wa gatatu batubwire amazina. Noella Jasmine. Noella Jasmine ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amina. Twakiriye uyu mwana Noella Jasmine mu iteraniro ry'umukumbi wa Kristo. Tumushyizeho n'ikimenyetso cy'umusaraba.
ry'Umwana ry'Umwuka Wera. Amen. Bakiriye umwana Divine kandi dushyizeho ikimenyetso cy'umusaraba. Abana bose babakiriye ibijyanye n'umuvumo wa Kristo, turabashyiraho ikimenyetso cy'umusaraba yanditse buri wese uhereye none atazagira isoni zo guhamya ko yizeye Kristo wabambwe kandi ko